duheruka Deva aciwe miliyoni 5 kugira ngo abone umwana we, naho Kindigiti we yinginga Sheila ngo azamuhe ikiraka cyo gutera inzugi, mu gihe kwa Kabera na Margarita bakizitiwe n'ibibazo bituma batiyemeza gusama. Ubu byifashe gute? Nimukurikira umukino. Yawe Sheila ntumbwire ko amazi yose ari muri nonjerekano yose. Nyamazemo nyine ayo wasizemo se nuswanga nagapita. Nyumvira kandi uzikari yo yonyine yasigaye. Amazi se yagiye muri robine ntayo. Yagiye nyine. Ubwo nta kundi uraza gushaka umuntu uza kutuvomera. Cyangwa ugiyeyo si siporo mu zindi se. Kujyayo najya ariko ntabwo nirirwa mu rugo. Uyu munsi nifite izindi gahunda. Sawa neza ko ndaza kumushaka. Ngahora Shei iyo modoka ivuze wani niyo wije kureba. Reka wakaje kundeba izisani ntwari kandi nzi ko nta modoka agira. Rekana nabo rero ubwo si twe bashaka. We Jean Petero we Petero ese nutavuga pe tugira ngo arita kubera iki cyangwa nawe gupfa guhamagara gusa ntibahari singuriya se niwo kumureba dodo rebera muri aka kengere kutamubona ndimo namubona Peter we wakinguye Ampayi Shei nyamara nubwo wahakanye ya modoka ije hano da Yano burya se ni mwebwe uzi ko twari twicecekeye tuzi ko atari hano muje. yase yari bagiye ko tugomba kumuzanira inzugi yakoresheje kwa Kabera. Ubwo yabyibagiwe da uriya rega bari muri rwinshi nyiteguro y'ubukwe yatangiye kumusasa. wasaze karese umuntu usazwa n'imyiteguro nagera mu rugo ntazashyira imyenda ku mutwe akiruka. Ntabwo biba byoroshye rero. Nabonye ariho ruzigiye ndavuga urugamba ariko save umutega iminsi Kindigiti. evugira kwihanga Karame muri ba mutica umugambi di ndabemeye. urakoze cyane rwose. Izo nzugi ni muzipakururire hanyuma Peter wanyerekeraho muzitereka dore nge musanze ngiye mu kazi. Urakoze Sheila. None se Shei si ukuzishyira mu gikoni ruguru ko nabonye ariho hatabangamye. Ntacyo bitwaye Peter. Ngaho tura Kindigiti. Turagira dore rese ugiye. Ugiye mu bicyari nivugane na mabushe Sheila. Oui. Baretse kwinjira mu nzu kubwireye. Banguka nakewe Kindigiti. Wisiga rwose. Erega ntibinatinda. Buriya rero nagira ngo rwose nkwisabira ikiraka cyo guteraho izi nzugi. Ntuzagira undi ugiho. Ndahari rwose kandi akazi nzagakora neza. Mbabara Kindigiti. Nzagakora neza rwose. Mbabara n'amafuta ugira rwose ubu nta kazi nzongera kuguha. So ni koko umuntu w'umugabo akora amafuta angana kuriya. Gusa yaye mafuta. Abana bawe bahuruhe rugero koko. Nta kazi nagwa rekana n'igende. Rwose mbabarira rwose Sheila mbabarira ndakwinginze. Nkubabarira iki? Amakosa narayakoze yego ndetse naranasebye muri tekana yose. Ariko naragakemuye. Ute? Yerena namusabye imbabazi rwose kandi rwose yarambabariye pe. None rero rwose mabusha mbabarira umakazi pe. Sibyo bundi nanjye nibonera ibirayi by'abana. Nako mabusha kugira ngo rwose unyizere reka ejo kare rwose nizinduye nzazane na Helena musabira imbabazi imbere yawe. Rwose nanamwemerera imbere yawe ko ntazongera rwose sibyo mbabarira. Ego mana yanjye mbabarira Kindigiti mbabarira rwose. Mbabarira rwose. Ubudahemuka ku mugore wawe ni umutima nama wawe nge nta ruhare ngomba kubigiramo sibyo. Wose wampaye akazi nuko. Oya rwose ntuziruga umuzana pe kuko ibyo nge birandenze. Sibyo ya Sheila rwose winyicisha ubwenge rwose. Ahubwo se wasimbukira mu rugo nkamuzana none ahangaha nyine mbikora utarajya mu kazi. Ariko Kindigiti nkubwo urakora iki yawe sha? Wazwa papuruza inzugi vuba tugasubira mu kazi. Mana ya turashize ariko wa muhungu wawe hanzweho. Mama ndekura. Mama ndekariko ndekura kandi uri kumenagura ibintu. Ndekura mama wandetse ko. Mana ya Jeannette wamunyegereza gusa. Niba namurya n'amenyo, niba namunigagura amajugunya mu mazi akamutemba. Ariko mana yanjye. Niba namugirane mana. David mwana wanjye rwose. Uwo mujinya murandura nzize ntajye gufasha mu bibazo ufite. Ibintu nagukorera we. Wicara ushyibwenge kugiye dufatanye gushaka igisubizo. Igisubizo mama. Igisubizo koko. Igisubizo kitari ugushaka miliyoni 5 Jeannette yansabye kugira ngo aduheke sinikiye koko. Nikiye mama. Gabanya umujinya tuganire turebere hamwe cyo gukora. Ariko nyagasani we rubanda bazi no kwiyorobeka.
kubera iki mama? ubwo mba nibutse ukuntu Jeannette yari amaze igihe aza gusura Kesi nkagira ngo byibura agaburiye agatima k'umwana. Yewe gawa agatima we. Yagira ngo azabone aho ahera mwiba. Yagira ngo azabone aho ahera nyine. Ubwo yagira ngo abanza mwikundisheho ku buryo kumutwara bizamworohera mama. Nta kindi yashakaga rwose. Abana ni abamarayika shenge. Ngutwe tubombo twa buri munsi. Ngutwe dukanzu yamuguriye. Ngutwe dukino duki. Bahungu mwe nakumiro koko. Ariko rero ni nayo yayo nawe ufitemo uruhare David. Ngo iki mama? Nyumvira mama nukuri kw'Imana mbifitemo uruhare uhareze. Ntabwo nabikubwira gukangira nayo. Uri imyoza w'imyozi biki? Inshuro zose nabikubwiye. Iyo barabyitayeho ntituba twarafashe n'igihebebo. None uregeresha umujinya w'amafuti gusa umenagura ibintu. Mama, ndagusabye twikwitana ba mwana. Ntabwo ari cyo gihe rwose, sibyo? Nibyo koko nigeze ntibindeba ariko siniyumvishaga ko byagera kuri uru rwego. None ubwo ari amafaranga urayakuraye. Ndakuraye se nyine. Kandi ko nshaka ko umwuzukuru wanjye agaruka vuba. Abandi bana bigana ubu ntibamaze kumusiga. Wa mugani wawe reka ngire nshaka icyo gukora garuke. Ariko rero mama nawe wangira inama y'icyo gukora mama. Wangira inama rwose utabimariye njyenyine. None se ntuzi ko umutwe umwe wifasha gusa rutigira inama? yewe gakindi giti. Yo guni wicayemo koko. Washatse se urambura rwamwi. Uko amaso yanjye nyine nyizera mu kureba. Naho ubundi gupfa gukeka ko wakwicara aho byari kugorana. Komera. Komera cyane rwamwiza we. Rwose. Niko naho so ndi gukomera. Ari we wakomera ute nibazo byose ndiburiye he. Kurura gatebe nayo wicara cyane. Yeke muri nguni. Ariko mpamagare Fani. Umva sha Fani. Ngwino wakira uyu muntu. Banguka rwose. Mumbabare sinari namubonye. Bakiriza iki? Kuko ntabwo wari watubonye, ntiwambonye ninjira. Yego sera. Niko. Nari muzemo gatoya. None se urambaza munyakiriza iki? Intero si yayindi uyoboye icyo. Yego. Kuko ko n'inshuro tunywera muri aka kabari kuko nturamenyera ibyo. Bangutse witinde rwose. Cyaka kimeze nabi. Nzanira byeri nk'ikindi kitari kumwe. Kuko nzakugirira. Yewe niba ari ibyo rero ufunguye akagateretsa. Hanyuma izuzana turazikomereza. Ariko sikora ibyo di. Sibyo gafundura kanga. Oya nagende ndakipfundura. Ngaho simbuka. Nyaruka. Simbuka rwose ho. Nkikisha. Ajya kuntinza icyaka afite. Inyota yawe nawe ni umunsi. Wakaga nk'ipasi. Kagera nubona. Uno nagira igitekerezo ugahungira kindi gihe. Nkubwira iki? Nubwo wantumye ko sinshaka gutinda mu kabari da. Umva ndakubwiye ngo nanjye nta mutima wo kugutinana rwose mfite. Niko ndashaka ko nsobanura impamvu washakiye mahoro inzu. Karabaye. Mbwira. Mbwire ko ari byo wampamagariye kindi gihe. Mbwire rwose. Niko rwamwi. Urumva byoroshye? Ndakubaza. Mahoro umushakira inzu yo kubamo nkande. Ni umugore wawe, ni umukobwa wawe, ni mwene wanyu. Ni iki cyawe ku buryo kubura inzu kwa Mahoro bikubera umutwaro? Nsobanurira. Ariko uziko ntarenzi kuri inyamaswa bigezaho kindi. Nyise n'inyamaswa none. Ubu kuba narashakiye Mahoro aho kuba nkabikora mugiriye impuhwe bikubereye ikibazo. Narakosheje. Mbwira, ukuri narakosheje. Warakosheje nyine. Kuko wivanze mu bibazo byacu. Urumva neza? Ndakubwiye ngo ngewe nzi impamvu nari namwirukanye iwanjye. Urumva neza? Icyo nashakaga ko ari ukugira ngo yangare. Urumva? Ati umutwe tekane mucange agera havina. Asubire yo yavuye Amahoro ahinde mu buryo burambye wanjye. Urumva neza? Ubu se ko wamushakiye inzu urabona utarakomeje ikibazo. Urabona atazajya ntera uko yishakiye ariko ubundi riyanda twite se waye muterwa mwe. Ugize ngo iki kindi nsobiza. Urambabarira kindi urambabarire. Nawe ubwawe urabi. Nta kabuza ni yawe rwamwe. Ntabwo wagirira impuhwe zingana kuri uyu mugore utari wawe gucyo gusa. Umva byanze bikunze waramiraga umwana wawe. Ariko rasaze ikindi narasaze. Waruzi ko nukomeza kuntera hejuru mbeshyira nzashyira hanze ibyawe byose. Turaziranye sha rwamwe. Turaziranye niko nkubwiye. Unshyira hanze nanjye mushyira hanze. Maze tuzarebe sha. Si ihangana ushaka. Kindi giti ki. Niba uri umugabo. Zafunge butu duhangane sha. Urashaka guhangana nanjye?
ubu se nimvuga iby'aba mwana wawe mukuru wabyaye Helena atazi uzaba ugifite imbaraga zo guhangana umwana se umuzanye itera kandi Kinigi mbese nigendere nkureke uragiye se umva nkubwiye oya ariko wigenda uri ikigwari nta kindi jya wigendera none se ko mugiye izi nzoga mwatumije zishyurwa nande ngaho da ko wicaye kuri ifashe amapfubyi se bigenze bite Marigari? ndekundorere kabe ahubwo se uvuye muri iri joro nari ngiye kureba abana niba batiyorosoye ndebera ukuntu wicaye n'impamo n'ukuntu nabyutse numboka ngo udakanguka. wanabyutse nkumva uretse ko nari nishyizemo ko ugiye mu bwiherero hanze nuko nategereje ko ukingura urugi rwo mu gikari ngaheba mpita nkeka ko ugiye kureba abana. none se tudakomeje kubica ku ruhande biti urasuherewe bigaragara pe. hari ikibazo naguteje mu ijoro se nkaba nabizi sheri? oya humura impamvu si wowe kabe. igihombo kiri muri butike yacu kirampangayikishije ku buryo no gufatanya ijisho biri kumbera ingorabahizi pe. ariko rero nanjye nuko Marigari nuko wenda ngewe umunani uba wangaje ngashiduka nasinziriye ariko mbitekerezaho umunota ku wundi. ubu se koko hari ikihe kibazo? baratwiba mpambara ntabimenye se bahu? watwiba se we yatwiba buri munsi nta no gusibana rimwe koko. nibura ngo agire no kujisha batamufata. yewe nanjye binyobere pe. cyangwa mpambara baranabi cyangwa wenda hari ibyo agurisha ku giciro gito akaba ari byo bimugusha mu gihombo. koko umuntu ugana kuri arangije yisumbuye se yananirwa kubara amafaranga ate kuko Marigari? byashobokerega none se ko bigaragara ko ibicuruzwa muri butike bigenda ariko wabara amafaranga ntibihure ntitucyunguka nk'uko byahoze. ngiye kimpangayikishije kurushaho noneho nuko no kwishyura inguzanyo ya banki bitangiye kutugora. bigomba kutugora nyine. none se ko twakabaye twishyura ku nyungu y'ubucuruzi none tukaba twibereye mu bihombo umunsi ku wundi twakwishyura iki koko? ikibazo pe. sheri ndakumva. ngiye kukubwira ikintu ariko ntundakarire cyangwa ngo ukeke ibindi. mbwira nta kibazo mukundwa. sinzi impamvu nkeka ko mpambara ari we inyuma y'ibi bihombo byose duhura nabyo. atese ukumva se ko yaba twiba? wenda kutwiba byo sinabimukekera ariko wenda ashobora kuba arangara abandi bakamwiba cyangwa bakaba barongeye kumutuburira agatinya kubitubwira. ariko se bakamutuburira buri munsi ra? nicyo kibazo. oya kandi nanone wenda hari akaba arangara bakamwiba cyangwa se ariko uzi ko byashoboka sheri? dore ko ahora yambaye ibintu mu matwi ngo arumva imiziki. ese undi Marigari karame waretse nkamubyutsa nkamuhata ikiboko kugeza igihe ansobanura aho igihombo gituruka? waretse nkamukubita koko? ego baba rero mbabarira kabe ibyo gukubita simbikuziho rwose. ubu se koko gukubita nibyo byatuma ikibazo gisobanuka kurusha kubikurikirana twitonze. Kindigiti yarigitira he Rwamwiza ashyize ku karubanda inkuru y'umwana yabyaye atarabana na Helena. ntuzacikwe. ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. itambuka kuri radiyo Rwanda kuwa kabiri isaa 12:15 z'umugoroba, kuwa gatatu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa kane saa 12:15 z'umugoroba. ku bacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu isaa 8:00 z'amanywa. mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo ikinamico inkingi y'amahoro. inkingi y'amahoro. bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 0789113120 cyangwa se 0788435206. bitihise ukatwandikira kuri email, adrese ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com. inkingi y'amahoro.